Bakunzi ba Ongera Umenye TV mwongeye kwirirwa mugira ibihe byiza. Uyu munsi nanone turagarutse tuje kuvuga ku kiganiro cy'ubworozi bw'inkwavu. Abo twari kumwe cyangwa se abakurikiranye ibiganiro by'ubushize twavuze ku mushinga w'ubworozi bw'inkwavu, tuvuga ukuntu wakubaka inzu y'inkwavu, tuvuga n'indwara zikunze kwibasira inkwavu, tugenda twerekana n'amavideo aho byashobotse y'abantu twasuye bagiye bafite ubworozi bw'inkwavu. Mu mavideo amwe namwe tugenda tubyerekana. Uyu munsi rero tuje gukora ikiganiro cyangwa se tuje kubagezaho ikiganiro cy'ibintu utagomba gukora mu bworozi bwawe bw'inkwavu. Birumvikana ko ari ikiganiro cyangwa se ari ibintu ugomba kumenya, kuko ari byo bizafasha ubworozi bwawe bw'inkwavu kugenda neza. Kuko birumvikana niba ari ibintu utagomba gukora, ugomba kubimenya ukamenya n'uburyo wabyirinda. Ubwo rero umuntu waba waracikanwe n'ibiganiro byatambutse, ndaza gushyira video links muri description y'iyi video, ku buryo yazazikurikirana izo video cyangwa se akazakurikirana ibiganiro byacu byatambutse. Noneho nanone n'umuntu wagira ikibazo yatwandikira kuri Facebook page yacu, nayo ndaza gushyira link muri description y'iyi video, yatwandikira. Ubwo rero n'abatindiye twatangira n'ikiganiro, kandi ndabifuza ko ikiganiro muza kugikurikirana neza, n'abazagira ibibazo mukazaba muhawe ikaze yo kutubaza no kudusobanuza. Dutangiye rero ibyo bintu utagomba gukora mu bworozi bwawe bw'inkwavu, icyo nshaka ko dutangiriraho cya mbere ni uko utagomba kugabura icyatsi bita iceberg lettuce. Iceberg lettuce ni icyatsi kimeze gute cyangwa se ni icyatsi gikora gute? Murambabarira ntabwo nabashije kubona ikinyarwanda cy'iki kimera bita iceberg lettuce, ariko wenda waba akizi wenda yadufasha akagishyira muri comment, ku buryo wenda n'abadukurikirana bose bazakibona wenda bakamenya n'ikinyarwanda cyacyo. Gusa iceberg lettuce ni icyatsi kimeze gutya, wenda naza kubereka amafoto. Ni icyatsi kimeze nk'ishu, ni ikimera kimeze nk'aho ari nk'ishu. Urebye ukuntu kimeze aha ngaha urabona ko kirashatse kugira amabara cyangwa se n'uburyo giteye gishatse gutera nk'aho ari nk'ishu, ku buryo umuntu yanakitiranya n'ishu. Ariko noneho iki cyatsi cyo nk'uko mubibona hano gifite ibara rishatse kuba nk'aho rishashagirana, niko nabyita, cyangwa se riri clair, wenda ku rurimi rw'igifaransa riri clair cyangwa se ribonerana cyane. Ni nacyo iri jambo iceberg lettuce, iceberg bivuga, urabona ko wenda harimo ijambo ice bivuga ku urubura. Urubura tuzi ukuntu wenda rushashagirana se ruba rusa umweru ukuntu. Rero n'ibi bimera cyangwa se ibi byatsi, ibi bimeze gutya, ntabwo ari byiza ko wabigaburira inkwavu zawe. Ntabwo biri byiza ko wabigaburira inkwavu zawe, ntabwo ari byiza ko wabigabura mu bworozi bwawe bw'inkwavu. Ariko noneho iki cyatsi none ntabwo tugomba kukitiranya n'amashu. Wenda amashu wabibona n'ukuntu biteye. Ibi byatsi birasa byo nkaho amababi yabyo ntabwo afatanye cyane, ntabwo yegeranye cyane. Ureba nk'ishu ukuntu hano bimeze, urabona ishu riragiye rigakora ikintu cy'ikibumbe hamwe na hamwe. Urabona ko n'amababi wenda bitandukanye, ariko binafitanye nk'isano, niko cyangwa se nk'ishusho, niko umuntu yabivuga. Impamvu rero utagomba kugabura iki cyatsi bita iceberg lettuce, iki cyatsi ni ukuvuga ngo cyifitemo nka chemicals cyangwa se cyifitemo bimwe mu bikigize. Harimo ibyo bita lacticarium. Iyi lacticarium rero iyo inkwavu ziriye ibi byatsi cyane, ikagera mu mubiri w'inkwavu, ikora ikintu cy'uburozi cyangwa se ihinduka uburozi iyo ibayemo nyinshi. Ugasanga inkwavu zitangiye kugira ibibazo, ugasanga zapfuye utazi ngo zishwe n'iki, kandi muri rusange wowe uzi ko wagaburaga gusa, uzi ko wazitagaho, ugasanga ntabwo bigenze neza. Rero icyo ugomba gukora aha ngaha ni uko iki cyatsi ugomba kukirinda mu kukigabura. Hari n'ibindi byatsi bimeze gutya, ariko noneho byo bitabonerana, bidafite iri bara risa naho ribonerana cyane. Urebye nk'aha ngaha urabona nk'ukuntu kino kigaragara n'ukuntu kino kigaragara, bisa naho bitandukanye ukuntu. Ariko ni ukuvuga ko
ibi ngibi bibonerana cyane ari byo ugomba kwirinda, nibyo ugomba kwirinda cyane kuko nibyo byifitemo iyi bita lacticarium, kandi tumaze kubona ko ihinduka uburozi, ikaba yagira ibibazo ku nkwavu zawe. Noneho ibi byatsi rimwe na rimwe hari igihe usanga bitanibumbye, ugasanga bimeze gutya, amababi ameze gutya, ubwo ni ukuzamenya kubitandukanya. Urabona nk'iki ngiki hano kirafite ibara ribonerana cyane, riri clair cyane, ariko urabona iki ngiki kirajya kumera nk'irishu neza neza. Ibi rero iki nicyo wagaburira inkwavu zawe nta kibazo cyo cyatera, ntabwo cyifitemo iki cya lacticarium, iyi nka component se cyangwa nka chemicals cyangwa se nk'ibikigize, ntabwo cyifitemo ubwo burozi. Rero icyo umuntu agomba kwirinda aha ngaha ni ibi ngibi bisa naho bishashagirana, bisa naho bibonerana. Ikindi cya kabiri rero umuntu agomba kwirinda mu bworozi bw'inkwavu ni ikintu bise izuba ryinshi ku bworozi bw'inkwavu. Aha rero ndabivugira iki? Urareba ikintu, wenda turebye nk'aya mafoto, urareba nk'uru rukwavu hano ruri ku izuba ryinshi cyane, wenda urebye n'ahangaha. Aba veterineri cyangwa se abantu bakurikirana ibintu by'amatungo n'inyamaswa, cyane izi zororerwa mu rugo, izi ziri domestic, babonye ko cyangwa se wenda mu masomo bigize cyangwa se mu buvumbuzi bakoze, babonye ko inkwavu ziri mu matungo abangamirwa cyane se, cyangwa zigorwa n'ubushyuhe bwinshi cyane nk'ubu bushyuhe bwo ku izuba. Ni ukuvuga ngo rero hari ukuntu usanga ari nko mu gihe cy'itumba se, cyangwa hari hashize nk'iminsi hari nk'imbeho cyangwa se n'ibiki, cyangwa se no mu buzima busanzwe umuntu akaba yavuga ati ndabona izuba rivuye, inkwavu zanjye kanzifate nzijyane hanze zibe zota akazuba. Ibyo ngibyo ntabwo babishishikariza abantu, ntabwo biri recommended ko umuntu wamubwira ngo inkwavu zawe uzivana aha ngaha, ngo zikura aha ngaha uzishyire ku izuba. Oya, niba wubatse n'inzu y'inkwavu ugomba gukoresha uko ushoboye, ugomba gukoresha uko ubasha. Ubworozi bwawe bw'inkwavu ntubutare izuba. Urabona wenda nk'aha ngaha nko kuri iyi foto batugaragariza aha ngaha, urabona wenda sinzi ngo wahitamo ngo kuzajya uzaho zifungurira n'ibiki, n'inkwavu nazo zishobora kwijyana ku izuba zikaba zahatinda, ariko kuri ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko izuba zangiriza inkwavu kandi bikaba byazitera ibibazo by'ubuhumekero, wenda n'ibindi bibazo wenda bishamikiyeho. Ubwo rero icyo usabwa uracyumva nawe, ni uko utagomba gutara ubworozi bwawe bw'inkwavu izuba ryinshi. Ikindi kintu turavuga ku biryo bita pellet. Ndumva mu biganiro byagiye bishize cyangwa se mu biganiro twakoze byatambutse, twagiye tuvuga kuri ibi bintu bita pellet. Ndumva atari ubwa mbere twabivuga, babyita rabbit pellet, cyangwa se ni ibiryo by'ubworozi bw'inkwavu, ibiryo bikorwa mu nganda, biba birimo intungamubiri zigiye zitandukanye, bikozwe nko mu mafu ukuntu, ariko tuba turi utuntu tumeze nk'utubumbe. Wenda nko kuri iyi foto uko babitugaragariza hano murabibona. Rero ibi biryo, ikintu hano umuntu atagomba gukora ni uko ibi biryo ntabwo ugomba kubigabura byonyine. Ntuzigere ukora iki kintu mu bworozi bwawe, ntukigere ugabura pellets zonyine mu bworozi bw'inkwavu zawe. Wenda iki ndumva cyumvikanye. Impamvu ni iyihe? Wenda n'abakurikiranye ikiganiro twagize ubushize ubwo twasobanuraga indwara bita bloat imwe usanga urukwavu rwabyimbye inda, noneho bikarangira rupfuye, cyangwa se kuko nta bundi buryo buba buhari bworoshye waruvura keretse urujyanye kurubagisha n'iki, kandi byanagutwara n'amafaranga menshi cyane aruta n'ayarugura, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ibi biryo iyo bigeze mu nda, kwa urabona bimeze nk'amafu, birumagaye. Iyo wabigabuye byonyine, inkwavu zirabikunda cyane, biraziryohera. Rero kubigabura byonyine ni nk'uburozi buri guhereza inkwavu, kuko nta kindi buri kuzishoramo, aba ari kugira ngo bigere mu gifu, mu mara, bifatiremo ntibisohoke. Ubwo bigatuma inkwavu zawe zigira cya kibazo cyo kubyimbirwa igifu n'inda
zikarwara iyo bloat zikaba zapfa. Hano rero icyo ugomba gukora nuko niba wagabuye izi pellet ugomba guhereza inkwavu zawe amazi, noneho ukazihereza n'ibindi byatsi. Urabona nkangaha bazishyiraho pellet, bashyiraho na karoti, noneho urabona hano hari pellets n'utu twatsi tundi gutya, ako ugomba gushyiraho n'amazi, kandi noneho pellet ukazitanga mu kigero gitoya kigereranyije, ukazihata amazi zikayanywa. Pellet ntabwo tugira abantu inama yo kuba bazigaburira inkwavu ari zonyine. Ugomba gukoresha uko ubasha, ukazijya uvanga pellet n'ubwatsi cyangwa se n'amazi. Ubwo niba wazigaburiye pellet, mbese ubwo urumva ukuntu wabigenza. Nanone nacyo ntongeyeho nuko atari byiza ko inkwavu nanone wazihereza ibintu by'ubwatsi gusa, wajya uzinyurizamo ukazihereza no kuri ibiryo byo mu nganda. Urukwavu rushobora kurya ibyatsi gusa rukabaho ubuzima bwaryo bwose, ariko nk'abantu nkatwe nuko rimwe na rimwe hari igihe dukenera kuba wafata nka vitamine runaka, hari igihe ukenera kuba wafata nk'urubuto runaka bitewe wenda na vitamine ukeneyemo. Rero n'izi pellets kuko aba ari ibiryo biba byarakorewe mu nganda bifite urugero runaka rwa vitamine ziba zirimo intungamubiri zindi zagira akamaro ku nkwavu, rimwe na rimwe hari igihe biba byiza ko urukwavu rwawe narwo rugomba gufata izo ntungamubiri. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ikindi nakongeraho hano ni uko utagomba kugaburira urukwavu rwawe indyo imwe ihoraho. Ubwo ahangaha nicyo twagenderaho, yaba pellets yaba ibyatsi bimwe, ni uko ugomba kuvanga ukazihata n'amazi. Ubwo nacyo ndumva ari ikintu cyumvikana. Ikindi kintu nanone utazigera ukora mu bworozi bw'inkwavu ni uko utagomba kororera cyangwa se gushyira urukwavu rwawe mu nzu ntoya cyangwa se mu kazu gatoya. Niba uri umworozi w'inkwavu ushaka ko ubworozi bwawe bw'inkwavu bugenda neza, tekereza iki kintu mbere y'uko wubaka ubworozi bwawe bw'inkwavu. Utekereze ku mubare w'inkwavu uzorora, noneho bigutere cyangwa se biguhereze ishusho y'inzu y'inkwavu ugomba kubaka, ku buryo uzavuga uti inkwavu zanjye koko zakwira muri iyi nzu. Niba ari inkwavu 10 nazubakira akazu kangana gutya. Niba ari inkwavu hahandi urukwavu ruzaba rufite umwuka ruhumeka muzima, urukwavu rwisanzuye. Niba ari rurabwagura se cyangwa rwabyara rufite ahantu hahagije, kandi noneho ari n'urukwavu hahandi urukwavu ruzabonera n'urumuri. Ubwo reba dufashe urugero nk'aka kazu twagaragaje hano ku ifoto, urabona aka kazu ukuntu kameze. Urebye hano hejuru hari umwuka, hari uburyo urukwavu rwahumekaho. Urebye hano hasi utuzu turahagije. Utu tuzu kamwe gashobora kujyamo inkwavu 2 gutyo, urabona ko zaba zirimo zihagazemo neza, zifashemo neza. Ikintu rero utagomba gukora ni uko urukwavu rutagomba kuba ahantu hatoya, kuko iyo rubaye ahantu hatoya none ugasanga zibayemo ari na nyinshi. Dufate nk'urugero, niba rwaganze ahangaha amaganga yazo cyangwa se rwahurunguye yari amahurunguru yayo ari nk'ahangaha, urumva niruhaganga ari hatoya rurabura ukuntu rwihindukiriza, usange ni naho usanga ruri gukandagira n'ibiki gutyo, usange rukuyemo za microbe. Niho usasanga rutangiye kurwara biriya twabonye by'uburenge mu biganiro twashyize hano kuri YouTube twabagejejeho mu minsi ishize. Ubwo rero ntabwo ugomba kurerera cyangwa se kororera urukwavu rwawe mu tuzu cyangwa se mu kazu gatoya. Ntukazigere ubikora na rimwe mu bworozi bwawe. Urabona nk'ahangaha uba ugomba gukoresha uko ubasha. Ubworozi bwawe bw'inkwavu bukaba ari ubworozi bufite umwuka buhumeka bwisanzuye. Ni ikintu tuba tugomba kumva kandi tugashyira no mu bikorwa no mu ngingo tukabyumva neza rwose. Ikindi utagomba gukora ni uko urukwavu rwawe rutagomba gusimbuka ahantu harehare cyane. Ubwo hano wenda icyo dushaka kuvuga, niba uri nko gukora cyangwa se uri kubaka nk'akazu inkwavu zawe zizabamo, ikintu uba ugomba kwitaho ni ukuvuga ngo birumvikana ugomba kuzirinda ku buryo zitazigera
zagira nk'ikibazo cyo kuba zahanuka ziva hejuru zijya hasi gutyo. Wenda wakubaka akazu gafite izi kagerekeranye cyangwa se nka etage, niba nabivuga gutya, zigiye zigerekeranye gutya. Urenda murabibona nko kuri aya mafoto, hano ni akazu ka mbere, haka hasi nivo ya kabiri, wenda wabishaka n'iya gatatu wayishyira hano gutyo. Urabona hano bari batangiye kubaka gutya. Hano uko bimeze ni ukuvuga ngo wakubaka ukabigerekeranya gutya, ariko ugomba gukoresha uko ubasha ku buryo urukwavu rwawe ruzaba rurinzwe, ku buryo rutazigera ruhanuka aho hejuru ngo rugwe hasi. No mu busanzwe niba ufashe urukwavu ugomba kwirinda ko rwagucika ngo ruva ahantu harehare rugwe hasi, kuko iyo bibaye niho usanga rwavunitse aya maguru y'imbere, cyangwa se rukaba rwagira n'ubundi n'izindi mvune se cyangwa n'indi shock hano mu gituza, cyangwa se no ku munwa na hehe. Urumva nirugwa ruzajya kubanza umutwe, cyangwa se n'ano maboko y'imbere, cyangwa se n'igituza. Wenda nk'uko binagaragara ahangaha kuri iyi foto gutya, biragaragara ko ari nk'umuntu wari urufashe arunaze hasi cyangwa se arujugunye hasi. Ubwo rero icyo ugomba gukora ni uko mu gihe wubaka inzu y'inkwavu zawe, ibintu ugomba kubyitaho. Utagomba wazishyira hejuru cyane nta kibazo, ugakoresha urwego nk'uko hano biri no kugaragara kuri iyi foto. Urabona ko bazakoresha urwego mu gihe bazaba bari kugaburira nk'izi hano hejuru, kuko udafite urwego nta kundi kuntu wabigezayo. Kandi wenda n'inkwavu, wenda iyo wubatse kuriya byo nta kibazo, iyo uzashobora kugenda iyi suku yitaho, aho amaganga anyura n'ibiki, wabigerekerana ari n'icumi mu gihe zaba zifite umwuka, zifite ubwisanzure, zibona urumuri, nta kibazo. Ariko ugakoresha uko ushoboye ku buryo hazajya haraba hafunze utuzu twaho, ku buryo urukwavu rutaza kuva hejuru rugwa hasi. Ubwo nacyo ndumva cyumvikanye. Uko wenda murabona nko kuri iyi foto, utuzu tukaba dufunze neza ku buryo urukwavu rudashobora kuva hariya hejuru ngo rugwe hasi, kuko ibibazo wenda rwahura nabyo twamaze kubisobanura, mwabyumvise, ndumva byasobanutse. Ikindi none ugomba kwitaho nanone cy'ingenzi cyane nanone, ni uburyo urukwavu rwawe ugomba kurufata cyangwa se ugomba kuruterura, kuko nacyo ni ikintu abantu benshi bakoraho nk'ikosa, ugasanga ni ibintu bigenda bitera indwara z'inkwavu, cyane nk'indwara zo ku ruhu, n'indwara wenda zigiye zitandukanye mu ngingo, mu magufwa, cyangwa se no mu babyita ngo imikaya, muscles cyangwa se muscle mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo rero ibi bintu byo guterura urukwavu nabyo ni ibintu ugomba kwitaho. Ubwo buryo ugomba gufata urukwavu, ugomba kuruterura, byose ni ibintu ugomba kwitaho. Mu guterura urukwavu rero, uburyo ahantu ugomba kwirinda ko wafata urukwavu, ugomba kwirinda ko wafata urukwavu mu gice cy'ijosi. Aho se kuri iyi foto uko bigaragara hano hose hari umutuku, n'ahantu bitemewe ko wafata urukwavu cyangwa se wajya kuruterura ngo aba ariho ufata. Ntibyemewe ko wafata ku matwi. Abantu benshi cyane bakora aya makosa yo kujya gufata urukwavu cyangwa se baruterura bagaterura amatwi. Ibi bintu ntabwo byemewe, uzabyirinde mu bworozi bw'inkwavu zawe, kuko uzaba wirinze ikintu kinini cyane. Muzakurikirane wenda, cyangwa se ushobora no gusanga warabyumvisheho cyangwa waranabibonye. Uzarebe inkwavu zikunda kugira ubuheri mu matwi, zikunda kugira ibintu by'ibibyimba mu matwi, akenshi ni ahangaha bikunda kugenda bituruka. Ubwo rero uzabyirinde cyane, ntuzemere ko hagira umuntu ubikora mu bworozi bwawe. Ushobora kubyirinda, ariko abandi baza mu bworozi bwawe ugasanga barabikoze, ugasanga ubworozi bwawe bugiye bujya mu bibazo bigiye bitandukanye. Ahandi hantu rero ugomba kwirinda gufata urukwavu ni ahangaha, hano ku maguru y'inyuma, mufate hari ahagana ku matako no ku murizo nk'uko bigaragara ahangaha. Ubwo birumvikana ntabwo wajya gufata urukwavu ngo uterure umurizo, kuko ruranababara cyane. Narwo ni ikiremwa, nacyo ni ikinyabuzima cyumva ubwo bubabare. Ubwo rero sibyo no kuvuga ngo cyumva ubwo bubabare bizarugiraho ingaruka, usange umusaruro rwari kuguhereza ntabwo kiwubonye. Ubwo ni ibintu nabyo tuba tugomba kumva. Ubwo rero ntabwo ugomba gukora cyangwa se guterura urukwavu uruteruriye ahangaha hose hagiye hari umutuku nk'uko bigaragara ahangaha.
Noneho uburyo ushobora guteruramo urukwavu, urabona ushobora gufata urukwavu hano inyuma rusa naho rugana ku murizo nkangaha uko bigaragara ahangaha, noneho ukarufatana hano mu gituza woroheje nk'uko kuri iyi foto bigaragara ahangaha. Ibi byo ni neza rwose. Ubundi buryo ushobora gufatamo urukwavu ni ahangaha gutya bigaragara ku ifoto, ariko ugakoresha uko bishoboka ku buryo ubutarukanda cyane, urufata woroheje neza woroheje gutya. Ariko nanone bikaba byiza cyane kurushaho iyo igice cy'umutwe nk'uko bigaragara ahangaha gisa naho kiri hejuru y'igice cy'inyuma y'umurizo. Okay, tumva ari ibintu byumvikana wenda nk'uko binagaragara ahangaha. Ntabwo ugomba kurucurika cyangwa se ngo ubigenze gute, ni uku nguku ugomba kurufata. Noneho wenda dufate nk'urugero, niba uvuye nko kugura urukwavu cyangwa se ugiye guhereza nk'umuntu urukwavu, uburyo ugomba kuba urumuherezamo, ntabwo ugomba kurushyira wenda nko mu gafuka cyangwa urushyire nko mu gikapu ngo ufunge, kuko rwahumeka gute, rwapfa, rwabura umwuka ugasanga rwahuye n'ibindi bibazo rugapfa. Rero uburyo ugomba kurushyira mu gikapu se cyangwa uburyo ugomba kurutangamo cyangwa uburyo ugomba kurukipingamo, aba ari ukurushyira ahantu ruza kubona umwuka. Murabibona nko kuri iyi foto barushyizemo kuriya, ariko ku buryo umutwe uri hanze, ku buryo rubasha guhumeka, rwumva umwuka mwiza kandi rufite n'urumuri. Ndahamya nashidikanya ko nabyo ari ibintu bigaragara byumvikana neza hano. Uburyo rero ugomba guterura urukwavu, tuvuge nk'urugero urukwavu niba ruri nka hariya, ahantu ugomba gufata neza ni iki gice cya hano. Hano wenda ndabigaragaza hano, wenda no ku mafoto hano biragaragara, ni hano ku gice gisatira umugongo, ariko nanone ku gice cya ruguru cyegera ijosi ukuntu. Ntabwo ari mu ijosi, ni hepfo y'aho gatoya, ukagenda ugafata uruhu rwawo ukarufata gutya, akaba ari rwo uterura. Uzanabigerageza ubikore mu bworozi bw'inkwavu zawe, uzabona urukwavu rutuje nta mahane rufite, kuko ruzumva rumeze neza, nta kibazo rufite, rutabangamiwe. Ubwo ni ukuvuga ngo niba dufate nk'urugero, niba ubu ngubu ari ubwoya, ari uruhu rw'urukwavu, uzagenda ufate neza gutya uterure, ufata hano inyuma maze gusobanura. Ubwo nabyo ndumva ari ibintu byumvikana, kandi namye nashidikanya ko uzabikurikiza mu bworozi bw'inkwavu zawe, kandi ndamye nashidikanya ko bizakugirira umusaruro. Ikindi rero utagomba gukora mu bworozi bw'inkwavu zawe, ni uko utagomba kugabura ibiryo bishaje cyangwa bikuze cyangwa bimaze igihe. Ntabwo ari bikuze, ariko nabwo wabivuga muri ubwo buryo byakumvikana. Ntabwo ugomba kubigabura. Wenda turi n'abantu, ariko n'inyamaswa nazo zikenera kurya ibiryo bizima, ibiryo bikiri fresh, ibiryo. Ese dufate nk'urugero, uzarebe nk'iyo uguze nk'ikigori se cyangwa se iyo uciye ikigori mu murima, ikigori waguze cyari mu isoko se cyangwa wanatetse, ariko cyaguzwe mu isoko cyari kimaze nk'iminsi kibitse ahantu, n'ikigori bagikura mu isoko, uzumve n'ukuntu wenda kinaryoha se cyangwa n'uburyo kiba kimeze biba bitandukanye. Urukwavu rero ruba rugomba kurya bwa bwatsi cyangwa ibiryo bikiri fresh, niba ari ibivuye mu nganda bivuye mu nganda bimeze neza, bitarabaye expired cyangwa bitarapfuye cyangwa bitararengeje igihe byari kuzamara. Niba wenda urugura bino biryo ibingibi byo mu nganda bya pellet, ugahamya udashidikanya ko ibiryo byujuje ubuziranenge, ko ibiryo by'inkwavu bitarengeje igihe, kandi ko bikiri bizima, kuko urukwavu rwawe rurabikeneye ngo birugireho akamaro, birugireho akamaro ku mubiri wabo. Wenda ikindi nakongeraho ni uko ibiryo niba bishaje, wenda dufate tuvuge n'ikintu cyumvikana cyane, uzarebe iyo ibiryo bishaje rimwe na rimwe bitangira kuzamo inyo cyangwa se maggots, usanga zitangiye kuzamo. Ziriya zizamo kubera iki? Birashaje, kandi izo nyo nizizamo urukwavu rukaba wenda rwarya cyangwa rukazamo n'utundi tuntu tw'utuyoka n'izindi infections n'ibiki,
ntuzasanga urukwavu rwawe rubiriye ugasanga bitangiye kurugeraho ingaruka. Si n'ibyo ngibyo, iyo ibiryo bishaje kuriya nibwo utangira gusanga byazanyemo wenda nk'ibintu bimeze nka acide cyangwa se navuga wenda nk'uburozi. Urukwavu ntirubirya kubera ko wenda uzagerageza nko kurya nk'ikintu kimaze nk'igihe, uzabike nk'irindazi rimare nk'icyumweru maze urirye, uzumva rifite ukundi kuntu risigaye ritaryohera nk'uko ryari riryoshye. Bizaba byarahindutse ridatestinga nk'uko ryari testinga, uzumva byarahindutse rifitemo akantu ko gukireta gukara n'ibiki. Ibyo rero ibaze none niba ari kuri wowe, ubibaze ku nkwavu ukuntu byagenda. None kuko urukwavu ari n'itungo ritoya bizarugiraho ingaruka zihuse zinagaragaye vuba kurusha twebwe nk'abantu cyangwa se n'ibiki. Ubwo rero wagabura ibyatsi, wagabura izi pellets, ugomba gukoresha uko bishoboka kose ukagabura ibiryo bikiri bizima, bikiri bishya, ku buryo bitaza kugiraho ikibazo kuri uru rukwavu rwawe n'ubworozi bwawe muri rusange. Ubwo ndamya nashidikanya ko niba ngiye uzabikurikiza rwose ubworozi bwawe bukagenda neza. Ikindi rero utagomba gukora, ndamya nashidikanya ko wenda sinzi, ariko nacyo umuntu ashobora kukibazaho, ni uko utagomba koza urukwavu. Ntabwo ugomba koza urukwavu ngo wenda ntabwo urukwavu ntabwo barwoza cyangwa se ngo rujye koga. Oya, wenda murabibona nko kuri iyi foto hano barudubitse rwose mu mazi na omonibari n'isabune. Ntabwo ibintu ugomba kubikora. Wenda ku mpamvu zimwe zigiye zitandukanye, zimwe na zimwe ushobora kubikora, ariko ntabwo ari ibintu wahora ukora buri gihe. Urukwavu ejo ndarwoza ngo 2 mu cyumweru ngo 3. Oya, ibyo bintu ntukabikore mu bworozi bwawe, ntukabikore. Nanone ari naho mbonera kuba nanabyongeraho, nanone urukwavu rwawe uzakoresha ubasha, urukwavu rwawe ntirunyagirwe cyangwa imvura runyagire ngo rutohe. Kuko ni udusimba dutoya, urukwavu ni udusimba dutoya. Ubukonje, iyo mvura, kuba warudubitse mu mazi gutya byarugeraho ikibazo cyumvikana. Ntabwo urukwavu rwaremewe kujya mu mazi gutya. Wenda si n'ibyo ngibyo, ariko nko ku mpamvu zigiye zitandukanye, wenda dufate nk'urugero, urukwavu rwawe rushobora kuba warushyize nk'ahantu, wenda dufate nk'urugero acide igahita rumenekaho, cyangwa se nk'ibindi bintu bishobora kurugeraho ikibazo rugahita birumenekaho. Icyo gihe ushobora guhita ufata nk'amazi, wenda n'isabune, amazi meza wenda n'isabune, uhita ugenda ugakuba aho ngaho hajeho ibintu gutyo, ukabikuraho ukahita urushyira ahantu humutse gutyo, wenda rukumuka, ubwoya bukamera neza, rugatuza narwo. Ariko ntabwo bivuze ngo ejo uzongera ngo inkwavu zanjye ngo nzigirire isuku ngo ndazoza. Oya, ibyo bintu wapi rwose. Mu isuku y'inkwavu kuzoza ntabwo birimo. Niba wanabitekerezaga rwose kivemo. Noneho ushobora kuba ubona nk'inkwavu zawe zifite nk'ibintu byazifatiriyeho nk'amahurunguru yazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo ukora ni uko ushobora gufata nk'akantu, agati se, cyangwa tutagenda gukoresha ibikoresho bihenze byo twaguze mu isoko n'ibiki. Ushobora gufata nk'agati ukagenda ugerageza kubihunguraho. Uzarebe nk'inka ukuntu bazihanagura bakoresheje buriya bwatsi banza babwita inkuyo, ndumva ari byo. Ushobora no gufata n'ubwatsi cyangwa se n'ubwatsi bwumye ukuntu, ukagenda ukuba kuri ubwoya bwazo hano, nk'uko binagaragara kuri iyi foto hano bashyize hano, urabibona. Ukagenda ubikuba ubihungura gutya bikavaho. Ariko koza inkwavu rwose icyo cyo si ikintu wagombye guhita utekereza. Ikindi noneho, inkwavu zikenera umuntu uziba hafi. Iki ni ikintu ugomba kumenya, ni ikintu ugomba gushyira mu mutwe mu gihe rwose ugiye gukora umushinga w'ubworozi bw'inkwavu zawe, cyangwa se unasanzwe uwukora nawe udukurikirana unabyumvireho. Ni ukuvuga ngo inkwavu sinzi niba nazigereranya n'ubundi bworozi buhe, kuko ndabizi ubworozi bwose bukenera ko uba hafi, ariko inkwavu zo ni akarusho. Inkwavu ni akarusho rwose, zikenera ko uziba hafi ukazihereza igihe cyawe, ukazibamo, niba ukazigiramo nka 3
cyasika mbese ukenshi gashoboka ukaza gusuzuma byagenze gute, inkwavu zanjye ubworozi gutya rwose kabisa. Ni ikintu ugomba gukora. Inkwavu zigomba kugira umuntu uzihoraho kandi azibamo hafi. Nkuko bigaragara aha ngaha urabona umuntu uzitaho, hano azimenyera ikibazo zose zishobora kuba zifite, ibiryo, kuzigaburira, zarwaye gutyo. Nanagize icyo nongeraho, ubifitiye ubushobozi, ufite nk'ifamu y'inkwavu se cyangwa ufite nk'ubworozi bugari, ni byiza ushatse nk'umuveterineri akaba ari wowe wenda uzigaburira, uzikorera amasuku n'iki, ariko zikaba zifite n'umuntu uzitira ku buzima, uzikingira, uzihereza iriya miti yose twagiye dusobanura. Biba byiza kandi bikaba n'akarusho iyo ufite nk'umuveterineri uzitiraho ku buzima. Yani ibintu byumvikana kandi n'ikintu buri muntu wese yakugiraho inama uramutse ufite ubworozi bw'inkwavu bwawe hariya. Noneho n'indi mpamvu ugomba kugira inkwavu zigomba kugira umuntu uziba hafi cyangwa se uzitaho. Urukwavu hari igihe usanga wenda nk'iyo rwabyaye cyangwa se rwabwaguye, hari ukuntu usanga ubwana bumwe butagiye bujya muri nest box neza, ugasanga kamwe kaguye nko ku ruhande cyangwa ibiki gutyo, cyangwa se nk'igihe ubwana bwari burimo konka, hari igihe usanga ukuntu waba uri kwisimbutsa bwiterera hejuru, kamwe kava nko muri nest box kakaba kagwa hasi. Cyangwa urukwavu iyo rusoje konsa hari ukuntu ruvamo rukaba rushobora gukurura akana kamwe wenda kari konka kafatiye ku ibere cyane, kagahita kagwa hasi. Kwa ko akana ureba n'ukuntu kameze aha ngaha, nta bwoya ntaki, gahuye n'ubukonje by'igihe kirekire gashobora guhita gapfa cyangwa kagahura n'ibindi bibazo ku buryo kukagarurira ubuzima byagorana. Rero iyo ufite umuntu uhora muri ubwo bworozi bw'inkwavu bwawe aha ngaha, ahora abyitaho, ahora aza gusuzuma buri saa se cyangwa buri gihe ki, ntihazagenda amenya ko ibi byose biri kuba. Niba urukwavu rwabwaguye se cyangwa rwabyaye kuriya, akamenya ngo arahagera arebe bimeze bite, hari akapfuye karimo, byose agenda bikuramo, asuzuma buri kimwe cyose uburyo zimeze. Ni naho azajya agera mu bworozi bw'inkwavu akamenya, akumva amajwi amwe ajya atandukanye, akumva niba nta rukwavu ruri gukorora, ruri kwitsamura se, cyangwa se akumva niba wenda byose akabikurikirana, byose akumva niba nta kintu cyateye inkwavu, wenda nk'izi nturu cyangwa se amapusi muri rusange, mbese akareba ko nta kintu, cyangwa se nk'imbeba akareba ko inkwavu zifite umutekano muzima, umutekano wisesuye. So ni ibintu rero umuntu umworozi wese agomba gukora. Noneho n'ikindi kuri ibi ngibi by'uko inkwavu zigomba gukenera umuntu uziba hafi, hari ukuntu usanga nk'urukwavu rushobora kubyara, noneho rwabyara nyuma rwa rundi rwabyaye rugapfa, wenda nka nyina nyine, bwo niko nabisobanura, igahita ipfa. Rero iyo ipfuye ntabwo bivuze ko n'ibyana byapfa, wenda nibishoboka tuzabakoreraho ikiganiro cy'ukuntu wakwita ku byana bibuze nyina se cyangwa nyina yahise ipfa, ibyana bigasigara. Ariko urabona nk'ahangaha kuri iyi foto bari kutugaragariza bari kuruhere aka kana, barimo baragahereza intungamubiri agatunga se cyangwa amata, cyangwa niba nabyita amashereka simbizi uko nabivuga, ariko barimo barabigahereza banyujije muri aka gaserenge. Inkwavu zirakura iyo zibuze nyina kuriya, nyina igapfa, ubwana buraburira bugakura rwose, ukabugaburira gutya. Rero urumva zidafite umuntu uzitaho uziba hafi, uhora zimenyera ngo biragenda gutya, inkwavu zawe ubwo nawe urumva ukuntu bizagenda rwose. Ubwo rero niba utegura umushinga w'inkwavu, ugomba gukoresha uko ubasha, ugategura n'umuntu uziba hafi. Ntabwo ari ubworozi uragenda ufate ushyire hariya ngo bizikora, oya rwose. Icyo kintu nacyo ni ikintu ugomba gukura mu bintu watekerezaga, ko inkwavu zishobora kubaho nta muntu uzitaho. Ndaza nshyiremo ubwatsi cyangwa se ndaza nzihereza ibyo kurya mu gitondo, ubundi ngaruke nijoro, oya. Ibyo bintu ni ibintu umuntu atagomba gutekereza. Noneho ikindi nacyo abantu wenda batagiye bazi banasobanukiwe neza, nubwo rwose benshi babikora kandi nta n'uwahita avuga ngo biveho ngo bicikeho, ariko buriya na karoti ntabwo ari nziza ku nkwavu. Karoti ntabwo ari nziza ku nkwavu, kugabura karoti cyangwa gutuma inkwavu zawe zihora zirya karoti cyane ntabwo ari byiza. Uti kubera iki rero?
Karoti wenda karoti turazizi twese twaziriye hose, cyangwa buri muntu wese yariye kuri karoti cyangwa se karoti rero zifitemo isukari nyinshi cyane, urukwavu ku buryo ruziriye ari nyinshi, iyo sukari igenda ikangiriza urukwavu, ubuzima bw'urukwavu. Ntabwo rero twavuga ngo karoti ngo niba wari usanzwe unazigabura ngo ziveho ngo bireke, oya, ariko ugomba kuzigabura ku kigero kiri hasi cyane gitoya. Isukari ni nziza mu mubiri, waba w'abantu, waba w'amatungo, inyamaswa n'ibiki byose gutyo, isukari irakenewe kuko niyo ituma umuntu abona imbaraga, niyo ituma n'aya matungo abona imbaraga yo kuba yakora buri kimwe cyose, n'ubuzima bwawe ukagenda neza. Ariko karoti rwose niba wanazigaburaga cyane, ushobora kugenda ukajya mu isoko ukaza ukagura karoti uhita ujugunyira mu nkwavu zawe, ugomba kuzigabanya ikigero waziherezagaho. Ubwo nacyo ni ikintu rwose ugomba gushyira mu mutwe ukacyumva ukanagisobanukirwa. Rero ibi nibyo twari twateguye ko tuza kuganiraho uyu munsi. Mfashe umwanya no gushimira wowe wadukurikiranye Ongera Umenye TV, ugakurikirana ibiganiro byose tukugezaho, ukaba wanadufasha se cyangwa se ukaba wafasha n'abandi ugasharinga izi video tuba twakoze kugira nabo zibashe kubageraho. Ni benshi bifuza korora, ni benshi bifuza ahantu bakura ubusobanuro cyangwa se ahantu bakura ubumenyi bwabafasha mu korora. Rero wowe udukurikirana nawe uduhereza ibitekerezo, mwakora gutya, turagushimiye cyane rwose. Ongera Umenye TV, wumve ko tugushimira. Noneho nanashishikariza n'abantu kuzagenda bareba cyangwa se bakurikirana ibiganiro twagiye dushyira kuri YouTube channel yacu ya Ongera Umenye TV, byatambutse bakabireba bakabikurikirana. Wazagira ikibazo akazatwandikira nkuko natangiye mbisobanura, akazatwandikira kuri Facebook page yacu, cyangwa se akaba yanatwandikira hano muri comment section z'iyi video. Noneho nawe udukurikirana uri mushya aribwo ukihagera, ndagusaba ko wakanda subscribe kugira ngo izindi video zose nzajya ngenda nshyiraho tuzajye tugenda tubakorera, ujye uzibonera igihe, ntukererwe, uzibone no mu ba mbere, tujye duhorana isaha ku yindi. Ndabashimiye rero mwese mubana natwe, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze cyane.